Umupfumu yapfuye. Umunyamakuru ukorera sheni ya YouTube witwa Irene Murindahabi, abantu benshi bamuzi kuri MIE, niwe CEO wa MIE, ubwo ni MIE Irene Murindahabi. Yatereye ivi yambitse sheri we, umukunzi we bamaranye igihe bakundana. Bamwe bari bazi yuko ari Inkindi Aisha ariwe bazakora ubukwe, ari nayo bari mu rukundo. Abantu benshi bagiye babihwihwisa, ariko Irene Murindahabi nta kintu yaje ngashyireho umucyo. Irene Murindahabi rero yambitse impeta ya fiançailles umukunzi we witwa Liliane. Bazakora ubukwe itariki 15 Kanama umwaka wa 2026, ubwo nejo bundi rwose mu kwa munani niho azakora ubukwe Irene Murindahabi. Ese ni iki gituma Inkindi Aisha byagiye bivugwa cyane mu kumbuga nkoranyambaga amutera uw'inyuma, twavuga ngo amutera umushoti w'inyuma? Ibi byose wenda tubirambure muri iyi nkuru yacu, ariko nkeneye udutima, nkeneye congratulation nyinshi cyane kuri Irene Murindahabi. Ubundi abantu benshi bari bazi yuko Irene Murindahabi we na Rocky Kimomo ndetse n'abandi ba star bose bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda, ndetse n'ishite y'akadoso twitwa Philipita, abo ngabo abasore nibo twari tuzi yuko bananiranye batazashaka, ariko Irene Murindahabi arababimburiye. Atereye ivi umukunzi mwiza rwose wifitiye inyinya nziza w'inzobe. Murabizi yuko no muri cya gihugu yari yagiye hanze, muri kubona yuko ibirori bisa nkaho byabereye hanze y'u Rwanda atari mu Rwanda. Ibi ni ibyishimo kuri social media zigiye zitandukanye, ndetse n'ibyishimo mu banyamakuru bagiye batandukanye, ariko twizeye ko n'ababandi bigize ibinani banze gushaka nabo bazaza bakatwereka abasheri babo, kandi tukabyishimira nk'uko bamwe batunguwe. Abantu benshi baratunguwe, bibazaga yuko Irene Murindahabi rwose azashakana na Inkindi Aisha, niko twagiye tubimenya. Ariko Irene we ntabwo yaje ngo abivuge yuko akundana na Inkindi Aisha, no, ntabwo yabivuze. Na Inkindi Aisha we yagiye acama amarenga, ariko tukagira ngo nibyo. None ubu ngubu rero Irene yitereye ivi yambitse impeta umukunzi we Liliane, bitegura kurushinga. Reka nijye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kuraho hasi ndetse subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tutubane umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga. Ndahari kugira ngo njye mbahereza ibiganiro byiza kandi ibiganiro byinshi cyane. Ndi umukobwa wakunda cyane kandi uhora ubifuriza ibyiza. Niba ari ubwa mbere ugeze aha rero, kuraho hasi handitse subscribe kuri Mugisha TV, kugira ngo tuzamure aka gacano, tuzamure iyi cano. Ni agacano gato ariko turifuza yuko kazaba kanini kandi keza cyane. Reka tubane. Mwiriwe neza, muraho neza Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, aho muherereye muri mu mpande zose z'isi. Ndabaramushe, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Niba utameze neza, ihanganira ubuzima urimo, wagize ibibazo bigiye bitandukanye by'umubiri se, ibibazo byinshi cyane uba wagize, ihangane ndagukomeza nkubwira ngo mu isi niko bimera, ariko ikintu cya mbere ni ugukomera ukabasha kwihangana. Ubuzima butegeka ko tugomba kuba abo turibo, kandi tugakomeza tugakora kugira ngo turebe yuko ejo byakunda. Rero komeza ugerageze, uzahorana na struggle nyinshi cyane, uzahora n'ibikugerageza byinshi cyane, ariko ntuzacike intege, uzakomeze ukore. Reka tubane mu nkuru yacu uyu munsi. Amakuru ataramara n'isaha agiye hanze, Irene abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane Instagram, avuze yuko Imana ari nziza kandi Imana ishobora byose. Niho ahise yerekana amafoto n'umukunzi we rwose yamwambitse impeta ya fiançailles. Ubundi abasitari benshi tuzi yuko abasitari b'abasore batajya bashaka. Irene rero abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, niho abantu batunguwe rwose, nta n'isaha irashira batunguwe no kubona umukobwa mwiza atajyaga postinga, umukobwa mwiza atajyaga yereka Abanyarwanda, ariko amweretse finale agahita atangaza n'itariki y'ubukwe. Abantu benshi birabatunguye, abantu benshi barira ati Irene se buriya uyu mukobwa yari ahari? Ko bamwe twari tuzi yuko ari Inkindi Aisha bari mu rukundo. Ni gute adutengushye, ni gute atengushye ng'Abanyarwanda? Ariko biriya ni ibya social media, ntabwo abantu benshi baje kubijajingaho ngo ni gute udashatse uyu nguyu, ni gute udashatse kanaka. Oya, kuba atereye ivi undi mukobwa ntabwo bivuze yuko Inkindi Aisha batari bari muri relationship. Hari igihe uba muri relationship ariko ukabona umuntu nta kintu mwavugana, umuntu nyine biraho byo kuri social media, ariko deep muri abantu basanzwe b'inshuti n'urukundo wasanga nta nuba ruhari. Ariko Irene we rwose atanze icyo bita ikosora, aravuze ati ngomba kukwerekana isi yose ikakubona, kandi nkashyiraho n'itariki y'ubukwe kugira ngo tubyihutishe ibintu byacu bigende neza. Rero ubukwe buzaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. 15 z'ukwezi kwa munani, 15 z'ukwezi kwa munani
niho ubukwe buzaba. Kanama ni ukwa munani. Rero abantu benshi bishimiye ubu bukwe, ndetse nawe uri kubyumva uravuga ati buriya se nibyo cyangwa nibyo. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari bya bintu byo kuri social media tubona tukavuga ngo muba muri kubeshya. Abantu benshi ntabwo bakizera social media, ariko rwose Irene yabinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Irene Murindahabi ashyiraho amafoto y'umugore we, ashyiraho amafoto y'umushiri we, umukunzi we, bamaranye igihe kirekire bakundana, nubwo ataje ngo abitangaze, ataje ngo abishyire kuri social media, ataje ngo abyerekane abanyarwanda bose babibone, ataje ngo yereka isi yose yuko Irene Murindahabi afite umukunzi. Ahubwo njye nkunda abantu batungurana, ugasanga umuntu aragutunguye utarubyize ukavuga one ibi se nibyo cyangwa baratubeshya. Ariko nkunda iyo umuntu atunguranye, biba byiza cyane. Rero umukunzi we yitwa Liliane, amazina meza cyane. Lili ni umukobwa mwiza rwose, wambaye white, wambaye agakanzu keza, yasokoresheje neza nk'uko muri kubibona, yambaye inkweto nziza ndetse n'ururabo rwiza ruhenze cyane. Irene nta kuntu ataba ari umujejetafaranga ngo umugore we naba asa neza. Bose bagomba kuba basa neza cyane kandi bubaha Imana. Ni byiza, ni by'agaciro. Imana yacu ni nziza kandi ihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu njya ngo wowe ubuzima aka kanya ushobora kubona ari bubi, nyine ukabona nta cyizere cy'ubuzima ufite, ariko ubuzima bugenda neza. Ubuzima ni gatebe gatoki kandi ni circulation, ni uruziga. Ejo biranga ugakomeza ugasitaraguringa, ugakomeza ugahasoringa, ariko until iyo bigenze neza usanga wicaye ahantu uri guhimbaza Imana. Rero minsi yashize tuzi yuko n'umuhanzi nawe yazamuye, abana bato bazi yazamuye, bamutanze gushaka, aramuga ati ese kubera iki bundi wowe udashaka? Abahanzi bari mu itsinda rya Festina and Dorcas. Festina murabizi yuko yakoze ubukwe 2025, akora ubukwe n'umugabo mwiza cyane uturuka mu gihugu cya Burkina Faso witwa Idrissa Ouedraogo. Ubukwe bwabereye i Kigali, bwitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Irene yari abazamuye bakiri abana batoya, arabazamura. Abantu benshi bakibaza ni gute abana wazamuye bo bashaka, wowe ukaba uri aho ngaho udashaka? Bigenda bite kugira ngo udashaka? Bigenda bite kugira ngo tugusanga aha ngaha udashaka? Ariko igeno ry'Imana nubwo ritinda ariko rirasohora. Irene kuba atereye ivi umukobwa, kuba yambitse impeta ya fiancé, iki gihe cyari igihe cy'Imana. Imana ni nziza rero ku buzima bwacu bwa buri munsi. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu rugo rwe, reka tumwifurize azubake rukomere, kandi ndabizi neza yuko rwose umva, reka mbabwire, ubukwe bwa Irene buzaca kuri live pe, tuzabwitegereza, tuzabubona. Bizaba ari ubukwe abantu benshi umva batezeho amaso, abantu benshi bazitabira, abantu benshi b'abasitari hari mu Rwanda, kuko arazwi, afite brand ikomeye rwose. Abantu b'abasitari benshi bazaba bahari kandi bamushyigikiye pe. Abantu b'abasitari benshi bazaba bahari kandi bamushyigikiye. Nibyo twifuza rero, kugira ngo azagira ubukwe bwiza cyane, kandi Imana ikomeze imublessing, imuhe umugisha. Nubwo nyine bamwe bavuga ngo Irene ni umuntu mubi, abandi bakavuga ngo Irene ntabwo ashobotse, abandi bakavuga ngo Irene bura ntabwo zabura. Ariko mureke tumwifurize congratulation, ibyiza Nyagasani atanga bizamuhire mu rugo rwe, azabyara ihungu na kobwa. Ubu nyine abasesenguzi ntabwo bajya babura, ntabwo umva babura, n'ubundi baraza mu kanya, baraza kumusesengura. Ushobora gusanga bavuga ati ibi ngibi tubihaye iminsi ngaha, ariko niko abantu bamera, abantu b'abahetazi niko bamera. Ariko twe tumwifurije ibyiza gusa, Nyagasani azamuhire mu rugo rwe. Ngaye nguko rero weekend nziza ku bantu bose muyizihiza, kandi ni sabato nziza. Ndabakunda, kandi amahoro y'Imana ajya abana namwe mwese mudukurikira kandi mudukunda. Murakoze cyane, umunsi mwiza, murakoze.